ubucuruzi bwambukiranya imipaka burakataje, bufitiye akamaro kanini abaturage babukora kandi bunafasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu kuko bwongera agaciro n'ingano y'ubucuruzi n'amahanga. Leta rero ikora ibishoboka byose ngo bunozwe, bukorerwa ahantu heza, bukurikiza amategeko, ababukora bishyire hamwe mu makoperative n'ibindi. Hirya no hino ku mipaka hamaze kubakwa amasoko azifashishwa n'abakora ubwo bucuruzi. Aha twavuga nko ku Cyanika ku mupaka n'Ubugande, Karongi ku nkengero z'Ikivu. Ahandi naho inyubako zikaba zigeze kure nko ku mupaka wa Kongo ahazwi nko kuri Petite Barriere mu karere ka Rubavu. Ku ruhande rwa Rusizi ya mbere abikorera bashoboye kwiyubakira isoko ariko riba rito. Leta nayo irabunganira yubaka ikindi gice kirimo ibyaburaga iruhande rwayo. Ubu naryo imirimo yo kuryubaka ikaba irimbanije. Ahamaze kugera ibikorwa remezo usanga abacuruzi babyishimiye cyane kuko bibafasha kunoza akazi kabo. Uyu twaganiriye tumusanze kuri Rusizi ya mbere. Iri soko ritaraza ahantu hari hateye ubwoba. Uko ubibona ibicuruzwa byinshi nibishya hano kuko mbere ntwashoboraga kubona inzu yo gucururizamo. Niyo wayibonaga yabaga ari inzu iri mu manegeka. Ntwashoboraga kubona inzu iri mu muriro, ntwashoboraga kubona inzu irimo amakaro nk'iyi ku buryo wavuga uti ndaza nshyiremo imyenda, nshyiremo ibikoresho, umukiriya naza asanga ari ibintu byiza. Ariko muri iyi minsi nk'uko wabibonye urahagera ugasanga ahubwo hafite umucyo gusumbya i Bukavu, ku buryo none ya competition yacu n'abanyabukavu aricyo kintu kiri gukurura abakiriya cyane. Bakaza basanga ahantu hakeye, ibicuruzwa birimo bikeye, biri no mu nzu zikeye. Kuko uyu mujyi ni munini, urimo n'abacuruzi benshi, ariko twe ikintu ubu turi kubarusha no gukorera ahantu heza. Aranavuga kucyo batekereza kuri iyo nzu y'isoko yindi bari kubakirwa. Aba baturanyi bacu bakeneye ibyo kurya cyane, kandi twumvishe ko iyi nzu izaza irimo ari amashambure froide, izaza irimo facilities zose ibiribwa bikeneye. Igihe rero yaje twabasha gushyiraho za mbuto, imboga, tugashyiramo inyama, amagi, amafi ku buryo bitari buze kwangirika. Urumva ko noneho rya soko tugiye kuryigarurira, ahubwo kubwanye mbona ishobora no kuzaba ntoya. Kandi koko iyo urebye uburyo umujyi wa Kamembe uri gutera imbere ntiwashidikanya ko bituruka cyane cyane ku bucuruzi abanyarusizi bakorana n'abanyekongo. Mu minsi ishize twabaganiriye ku bucuruzi bw'amatungo bukorerwa ku nkengero z'Ikivu mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Amatungo akabagurwa n'abanyekongo baturuka i Bukavu ku kirwa cy'Ijwi ndetse n'Igoma. Siho honyine rero hakorerwa ubucuruzi nk'ubwo. Muri iki kiganiro turavuga ku bucuruzi bukorerwa ku mupaka w'amazi ahitwa Rugari ni mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Hakaba hakorerwa naho ubucuruzi bw'amatungo agurwa cyane cyane n'abanyekongo bo ku kirwa cy'Ijwi ndetse n'abi Bukavu. Tujya Rugari twabanje kunyura ku karere ka Nyamasheke iryo soko riherereyemo. Tuganira n'umuyobozi wako Kamari Aime Fabien abanza kuduha ishusho rusange y'ubucuruzi mu karere ayoboye. Ubucuruzi bwacu bushingiye cyane ku buhahirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo, nabwo muri urwo rwego usanga dufite amasantere akomeye, ariko muri ayo masantere akomeye akenshi ubwo bucuruzi burimo usanga butezwa imbere n'abaturanyi bacu baza kuhahahira, natwe tugakorana nabo umunsi ku munsi. Muri aka karere ibikorwa by'ubucuruzi birimo biterwa n'ibyo isoko rikeneye. Isoko rikeneye cyane cyane amatungo, kubera ko bakenera amatungo bajyana muri hakurya muri DRC, bakongera bagakenera nanone ibiribwa, ariko cyane cyane biganjemo ibyamaze gutunganywa, amafu y'ubugari, ifu y'ubugari yo mu rwego rutandukanye, akiyongeraho n'imyaka yindi bigashobora gukoresha ndetse n'ibinyobwa. Ubucuruzi bukorerwa Rugari se by'umwihariko bwo bwifashe gute? Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke arakomeza bisobanura. Rigiremo kuwa gatatu no kuwa gatandatu, ariko umunsi ryaremye tuba tuzi yuko abanyarwanda bari buze kugurisha inka zisaga 600, kandi zose zikagurwa zikanagenda, ariko hakabamo n'amatungo magufi, ingurube, ihene, inkwavu, inkoko, ikintu cyose kivamo inyama. Ibyo rero hari icyo byinjiriza ari abanyarwanda baje kugurisha, ariko n'abakongomani nabo hari icyo bunguka. Nibyo koko batuzanira amafaranga, ariko nabo babona amatungo nk'uko bayakeneye, bigatuma rero iterambere ry'umuturage wacu ari ukwigisha, ari ukwiteza imbere, ari mu mibereho myiza, byose bikajyana. Niki siri isoko ryinjiza nk'umutungo mu karere ndetse no mu baturage barikoresha muri rusange? Isoko rya Rugari niho hari imbaraga nyinshi mu byinjiza umutungo w'akarere, kubera ko tuba tuzi nko kuwa gatatu ryaremye rimwe, tuba tuzi ko turibonemo hagati ya 1,600,000 na 1,400,000.
bitewe n'igihe, bitewe niba ari muki, mu gihe amafaranga yabonetse, mu gihe inka zabonetse, mu gihe ikawa zeze. Hari igihe tugenda bikagera muri miliyoni 6 zigaragara mu misoro no mu bindi byose byagiye biboneka. Ariko ubwo ngubwo niba twebwe mu misoro twabonyemo nkayo, tuba tuzi ko abaturage bacu babonye menshi kurushaho, uwagurishije, uwazanye ibintu akabibona, ari imyaka, ari amatungo magufi, ari amatungo maremare n'ibindi. Bitabuje yuko n'abandi bazanamo ibindi hirya yaho gatoya, abahaha imyenda, abahaha amamatera n'ibindi buryo, abubaka akagurisha itungo, akagura amabati. Ni ikintu gituma ubucuruzi bwose bugenda neza. Isoko rya Rugari rero twararisuye, tubanza mu gice cyacururizwa amatungo magufi yiganjemo ihene, intama ndetse n'ingurube. Abanyekongo baturuka ku kirwa cy'Ijwi ndetse n'i Bukavu bagafata ubwato mu gitondo berekeza ahabera isoko. Abashinzwe kugenzura abinjira n'abasohoka bagasuzuma ibyangombwa bibaranga, ubundi bakajya mu isoko kuko amatungo nayo aba yarigezemo mu gitondo. Uburyo bwo kugura ayo matungo nta bipimo ngenderwaho, no kumvikana hakurikijwe ubunini bw'itungo. Amatungo agurwa n'abaturage baho bajya kuyabaga cyangwa kuyorora, ariko amenshi akagurwa n'abanyekongo bajya kuyabagira iwabo. Uguza amatungo menshi yambikwa amaherena, andi agashyirwaho ikimenyetso na nyirayo, akajya ukwayo kugira ngo ativanga n'ayundi. Mu bagurisha amatungo harimo abaturage ba Rugari cyangwa bahaturiye, na koperative ziyemeje gukora ubwo bucuruzi ndetse bakanahaba abanyekongo serivisi yo gushorera amatungo yaguzwe akagezwa ku cyambu aho apakirwa mu bwato. Twaganiriye n'abahagarariye iyo koperative batubwira uko bakora. Koperative yacu ifite abanyamuryango 90, kagira n'abakozi 41 ikoresha. Tugerageza kurangura amatungo, twagerageza no korora. Mu gihe cy'amezi 3 yashira tukagarura ayo twajyanye korora yamaze kubyibuha, tukayagurisha n'abakongomani, ariko dufite nandi mafaranga dukoresha mu buryo bwo kurangura amatungo tuyazana ku munsi w'isoko kugira ngo abakongomani baze bayatugurire. Mu gihe tumaze dukora, hari bimwe byagejejwe ku banyamuryango mu buryo bwo kwiyubaka. Munyamuryango ku ikubitiro rya mbere yahawe inka ajya kuyorora iwe kugira ngo imuhe ifumbire. Twongeyeho gerageje kugeza kuri munyamuryango itungo rigufi ry'ihene, ko twabonaga inka idashobora kumukenura mu bibazo byihuse bya vuba vuba. Twongeyeho munyamuryango twamugeneye matera yo kuryamaho. Dusubiye twongera kugenera umunyamuryango iradiyo, dutanga telefone kuri buri munyamuryango. Numva mvuze muri make ibyo ngibyo byose abanyamuryango barabibonye kandi nabo nabahamya kuba babihamya. Uyu nawe ahagaraye koperative icunga umutekano w'iryo soko. Amasoko y'ibiterane nk'aya y'amatungo yateranye, koperative yacu ifite imirimo ikoramo ijyanye no gucunga umutekano, dukumira ko hagira uwakora uburiganya cyangwa se wakamburwa umutungo we akawamurwa ku ngufu. Tuba hafi cyane kugira ngo tubahuze n'abaturage bo gushyamirana. Mu bikorwa rero byo biragutse n'ibigari. Ubu dufite inyubako ifite etaje nk'eshanu, nivo 5 dukoreramo, tumaze kugeraho. Abakongomani dukorana neza cyane umunsi ku munsi kubera ko nibo bakira dugira. Abakongomani iyo baje kutugurira amatungo, kugurira abaturage cyangwa se abacuruza amatungo mu isoko, tuba hafi cyane no kubahuza, kubafasha kubacungira umutekano, bahagura amatungo yabo akagenda afite ubwisanzure. Aho hacururizwa amatungo magufi kandi twanaganiriye n'abaguzi bayo b'abanyekongo, bavuga ko bakorana ubucuruzi bw'amatungo n'abaturage b'Inyamasheke, icyo bubamariye ndetse n'imikoranire na koperative y'umutekano. Ubucuruzi bw'ihene mubaze mu myaka myinshi cyane hano. Curuzi ihene mbona harimo akantu kakanyungu gake gake, kanshobora kuntunga, kagatunga n'umuryango wanjye, nkabona ntakandi kazi nshoboye uretse ka matungo y'ihene. Ibintu kangejejeho ni byinshi cyane. Abana banjye bariga, bo umukobwa wa mbere amaze gushingiwa, ni izi hene zamfashije gukora ubukwe bw'umwana, bo n'ibindi mfite iwanjye Bukavu aho naguze inzu ndanawubaka, mfite n'ibindi bibanza naguze. Bano banyarwanda n'inshuti zanjye, iyo ndi kumwe nabo ndumva nyine ngaho ndi wacu, kuko bambaye n'izina bonyine banyita mwami, kuko ihene nziza zose bazinzanira ngazigura, amatungo yose ngayagura, tugura tuganira tunaseka, ngabaha ku mafaranga no bakanzanira amatungo n'abagenzi bange twazanye nta kibazo kabisa. Koperative turayikunda cyane ko ngatwe tuba twaje tukagura amatungo tukanagaruka,
hano tuvuga ko muri abantu bafite confiance hano mu Rwanda cyane turabemera kabisa kuko na iyo yigize ikibazo turaza tukababaza baratubwira ngo wenda yari yarananiwe ikagenda tukayisanga ari nta busambo bafite iriya koperative bayikuyeho twahomba kuko kera byatugoraga tuziguze hirya mu bitabo igihe batukoraga hariya ku mazi ngo shorera ihene zawe wanze uzipakire umaze kuzipakira ugaruka utahe ugende ubu rero turi mu munezero tukora na koperative neza. Mie ni mucuruzi wa mambuzi. Genda umucuruzi w'ihene. Ubu bucuruzi ni bwiza cyane. Buntungira abana bakarya bakiga. Mbuzi kibakia Rwanda. Iyo itungo riburiye mu yandi rigasigara mu Rwanda iyo tugarutse barariduha. Iri ni isoko ryacu kandi rituma abanyekongo babona inyama. Isoko ya mbuzi inafurnire soko ya Kongo sana. Uzisha manguru. Yewe ncuruza ingurube ni akazi data yakoze kuva kera niyo wabigishije. Ndio babangu alinifundisha kazi mpaka leo. Kufanya biashara ni ya mzuri. Ubucuruzi ni bwiza cyane kandi hano mu Rwanda twakirwa neza biradushimisha. Suga nguru turakupugana bezetu mzuri. Twanyarukiye kandi ahacururizwa inka ni hirya gato naho tuganira n'abari muri ubwo bucuruzi. Uyu ahagaraye koperative Kopanyi igurisha inka ikanatanga serivisi yo kuzishorera ikazigeza ku cyambu aho abakiriya bayo b'abanyekongo bambukira. Koperative ni inkeragutabara tukimara gusezererwa mu ngabo twishyize hamwe nk'abantu bashaka kugira ngo tuzabone imibereho tumaze kwishyira hamwe dushinga koperative. Mu by'ukuri yatangiye ikorera mu masoko y'amatungo. Ubwo twajyana tukagura amatungo twamara kugura amatungo tukayazana mu isoko no mu isoko ryabanje ahantu bita Mutongo riza kuvaho twimukira hano ariko muri icyo gihe cyose twakoraga na service kuko twabonaga abakongomani nta bantu babagiraga babashurira amatungo abayageza ku mazi. Ubwo noneho tuza kuvuga tuti ibyo byose akantu nubwo ducuruza gutya ariko dushyireho n'aka service kajya kaduteza imbere twongera tukabona andi mafaranga yongere kwiyo service. Tuza kwegera abakongomani turabivugana tugirana amasezerano amatungo tukayafata tukayageza ku mazi bakagira akantu ka motivation baduha nubwo bikomeza gutyo kugeza n'aya masaha. Abakiriya b'inka n'abanyekongo nabo twaraganiriye batubwira ko ubucuruzi bwifashe nuko bakorana n'abaha serivisi zinyuranye kuri iryo soko. Dufite ikipe nyinshi dukorana n'ubuyobozi bwatwakiye neza tubusanze isoko rifite umutekano tukagura amatungo turangije gura amatungo tukayafata tuyehe abagabo. Hari umugabo uri kudufasha ku kazi turi kubona ari kudufasha ku kazi cyane bavuga ko utanga akantu kavugwa nyemeza buguzi. Imbere twagura gitungo mukanyu maze kugura itungo ugasanga undi muntu atangiye kuza ngo iritungo baribe buriya itungo niriyanje bikajya bitutera ibibazo binshi cyane ariko ibibazo byavuyemo twabonye umugabo uyitwa Banjineza buriya Jonathan wazanye ishirahamwe riye ngo rivuga ngo ritanga inyemeza buguzi tumaze kugura utuguriye akatwandikira ikintu kivugwa nyemeza buguzi buriya tukaba tuguze mu mutekano. Inyuma zaho ngaho tukaziha abantu bayitwa ngo Kopainya bari kuzijyana ku mazi. Inyuma zaho ngaho nabo bakajya kuziha abandi ngo ejo hazaza ngo nibo bazipakire. Sasa twebe twari kurira cyane tubonye ko icyo n'ikibazo twashakaga ahakoreho amashirahamwe abiri. Ayo mashirahamwe abiri rimwe rimaze kwandika itungo ryabonye ukuntu itungo rigurwa buriya abakoresha buriyo iriyo ryandika niyo rijyanye amatungo rigiye kubaha bene wabo bapakire aba bandi bavemo. Usibye rero ayo makoperative acuruza amatungo n'abaturage barituriye bafite amatungo biyororeye barayahagurisha bakikenura. Aba ni bamwe muri bo. Iri soko turibyaza umusaruro kuko inaha ngaha umuntu wese ufite itungo rye rigira agaciro kandi iyo umuntu arizanye hano mu isoko abona amafaranga ye arayacyura nta mbogamizi ihari bitewe n'umutekano uhari. Iri soko ridufitiye n'akandi kamaro natwe tuturaniye n'iri soko. Iri soko rigira imirimo myinshi ku bijyanye n'akamaro rimariye abaturage baturira aha ngaha. Abaturage babasha kwiteza imbere mu buryo bwo bashobora kuza agafata itungo aha ngaha bakagenda bakariragira mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3 bakarigarura hano ku isoko bikabungura amafaranga. Hari umuntu ushobora gufata nk'inka akayiragira nk'amezi 2 kujya kubona akabungura nk'amafaranga 50 cyangwa 60 bitewe n'uko yayifashe n'uko yaragiye mu makosa. Nyuma yo kugura amatungo rero arashorerwa ihene ukwazo
ingurube ukwazo ndetse n'inka ukwazo. Akerekeza ku cyambu cya Rugari aho asanga ubwato buyategereje, bwaba ubwerekezi Bukavu cyangwa se ku kirwa cy'Ijwi. Ubwo rero iyo bayashorera bayahagejeje, koperative ishinzwe kuyapakira mu bwato nayo irayakira ikabibonye akazi. Uyu nuhagarariye koperative ipakira amatungo mu bwato aratubwira uko ako kazi bagakora. Ubu dufite ibyambu bitatu dupakirira, aho dupakira hapakurirwa hatatu. Hirya mwabonye ni birava. Buriya birava hari inka zaho nyirizina umushorezi uzishorera abazikora zijyana ibirava, arizo zapakiriwe hariya. Izi nazo ziri hano aho zipakurirwa ni Bukavu. Buriya nta y'ibirava yagiye Bukavu. Buriya hari shyirahamwe, hari koperative ishorera, hari n'ipakira. Ishorera idushyikiriza amatungo tukayashyira mu bwato, duhuza imibare tukayisinyira, n'umukongomani agasinyira amatungo ajyanye, natwe tugasinyira amatungo twamuhaye, n'ushorera kuko nawe twamusingiye amatungo yadushyikirije. Ubwo ibuze mu gushorera ntabwo itubarwaho, ibuze mu gupakira niyo itubarwaho, kimwe nuko iburiye mu mazi kuko umukongomani tuba twahanye amakuru n'imibare niwibarwaho. Buri hantu hose hari gukorwa haba hari umwe muri komite ngenzuzi uri kubafasha. Uyu mutegarugori nawe ni umwe mu banyamuryango b'iyo koperative, aragira icyo avuga kuri ako kazi bakora. Dukumira amatungo hano, turabashumba bayo, abirarwa iyo bayazanye ejo kopayinya iyo bayazanye turayakira tukabashyikiriza bakapakira neza. Muri aka kazi k'amatungo muri make nge biranyuze, ibyo mbonamo biranyuze kuko ayo bampembye ndagenda nkakoresha umushinga runaka, nkaguramo nk'ikibwana cy'ingurube ejo kikagira ahandi kizangeza, cyangwa se nkaguramo nk'umwana w'inkoko ejo nanjye nkoherereza undi mwana nkavuga ni nanjye ngiki kintu inkora muri koperative. Leta icyo yatuvugira ni isoko, none natwe muri koperative ejo hazaza reka twegera. Muri rusange rero ubucuruzi buragenda neza aho ngaho i Rugari. Umunsi twarisuraga hacurujwe inka zigera kuri 300, ingurube 90 ndetse n'ihene 150. Andi matungo nk'intama n'inkwavu yari make. Nubwo ari ku bucuruzi aho i Rugari bugenda neza, ikibazo kigarukwaho cyane naho isoko ribera hatari ibikorwa remezo nk'uko aba bacuruzi n'abaguzi babivuga. Gusa bakaba bafite icyizere kuko bivugira ko babwiwe ko ryaba rigiye kubakwa rigahuzwa n'igihe. Imbogamizi zihari kuko iri soko ryabanje kubera ku mazi hasi mu Rugari, hakaza abakongomani benshi kubera ko ryabaga riteranye n'inka, ihene n'ingurube. Umukongomani yasaguza amafaranga ku nka akagura ingurube bigashoboka, cyangwa se akagura inkoko bigashoboka, cyangwa akagura ihene bigashoboka. Ariko rimaze kuza hano iyo aguze inka agasagura amafaranga make atagura inka, ayo mafaranga yasubizayo. Indi mbogamizi yabonetse ku bakongomani cyangwa no ku muturage, iyo wazanaga inka ikananirwa ikagera aho ngaho bayiguraga ukwiri kuko bahitaga bayiterera mu bwato bakagenda. Ariko iyo iguye nka hano wenda igifitwe nkatwe abanyarwanda bisaba ngo ubwo wigwarize nyine wenda ube wayibagira bene wanyu cyangwa baguhende baguhe makeya. Ahantu kundu tuhabona ahantu ihene ziri ntago tuhakunda cyane, turahari ubundi kuko hariho niho turi, ariko tubonye ahandi hubase neza twanezerwa kuko ahangaha dore hamaze gucika, imvura yo guye turabura aho twegama tukagenda twirukanka cyo kwegama hano ruguru. None rero tubonye ahandi hubase neza byaba biza cyane. Nawe ubonye neza ukuntu ntangiye gushusha, uko niko gushusha buriya hano hariho izuba rikomeye, ningo imvura iguye hariho imvura ikomeye, buriya tunyagirwa cyane. Twamaze kwandika turi gusaba ubuyobozi ngo badushubirize isoko hari ahantu twakoreraga ku mazi. Ubuyobozi ntagonzi ko bari kubitekerezaho, ariko twandise kandi turizera ko u Rwanda bakunda abacuruzi cyane, bakunda business, donc c'est un pays commercial. Turatekereza ko bari kubigaho, ariko turi gushaka tujye tugura amatungo tubone ukuntu amatungo ari gupakira nkuko mu mushinga turi kumva bari kutubwira. Isoko rikaba rigiye kujya hari hafi y'amazi. Mu by'ukuri yaba twebwe ducuruza bizatworohera kuko uzabijyana itungo mu isoko arigurira aho ngaho rihite rijya mu bwato, kimwe nuko natwe yandi yagendaga mu nzira ananirwa ntayizongera kunanirwa kuko isoko rizaba riri hafi. Mu by'ukuri twaba turi kwishimira yuko ririya soko yiba ryarigize vari gatangira rwose kugira ngo ryaba ryorohereje abacuruzi, ryaba ryorohereje n'abari abakongomani batugana. Bizadufasha cyane mu gihe tuzaba tubona isoko ryubatswe, ubucuruzi bw'inka
bwegeranyijwe n'ubw'ihene ndetse n'ubw'ibindi bintu by'urushonsho, kuko uko isoko tubona rihagaze uyu munsi, tubona mu gihe iryo soko rizaba ryubatswe rishyashya, ubwo bucuruzi bwose bukaba buri ahantu hamwe, umuntu ava kugurisha inka akaba yajya kugura ihene, umuntu ava kugurisha ihene akaba yajya guhaha ibyo kurya cyangwa imyambaro. Bizadufasha cyane kwizamura n'umuturage azamuke uzaba uturiye aho hantu. Urabona ko ahantu dutuye nyine cyangwa turi hari kibura, nawe urabibona nk'umuntu, iyi imvura iguye inyagira abaturage abanyagira. Hakaba hakenewe rero, twashimye cyane nubwo leta yabitekerejeho twarabyifuzaga, ariko leta y'ubumwe yatwizeho iradutekerezaho ibona twe kugira igiterane cyangwa se isoko ryubakiye tugomba guhuriramo twese. Ari twe serivisi dutanga twesanga mu buryo tutikanga hari imvura ishaka kunyagira cyangwa se izuba ryakica abaturage, ari abakongomani bakiriye bacu nabo bakagira bagahuriramo, muri bake twaba dufite ubwisanzure busesuye. Kuko nk'ubu ngubu twicara dushakisha tuzenguruka impande n'impande, tureba ko hari abacikisha amatungo, ariko iyo hubatse ujya kuri portail ku marembo, uwinjiye ukamenya ko yinjiye, usohotse akwereka ibyangombwa ko asohotse, ukumva nta kibazo kiriho. Tutafurahi sana na tutashukuru sana. Tuzishima cyane, amatungo yacu azamererwa neza, ndetse natwe tubona ko kugama imvura tuzishima pe. Tunezifurahi sana. Bambuye ko isoko ryavuye hahandi muri ya misozi, tutangiye gurira inka, nawe urebe ukuntu uri kuyipakira, uri kwizera ko inka yanjye nayibonye nyipakira, nakora fete. Kandi ndatekereza ko n'abacuruzi bashobora kujya hano mu Rwanda babadubule, ndagoma boninga mabagurishiriza. Abaturiye icyo cyambu cya Rugari amatungo yambukiraho baravuga ko isoko rigarutse aho ngaho nk'uko ryahahoze byarushaho kubateza imbere. Iri soko riramutse ryubatswe aha ngaha, ubisanishije na mbere isoko rikiri aha ngaha haragendwaga cyane, ku buryo n'abanyamahanga abo hakurya muri Kongo, haba ku Gisenyi, haba duturanye aha ngaha mu mbibi tugiye imbibi mu turere, warazaga aha ngaha ugasanga ni isoko ryihagazeho, kuko uhabarizaga isukari, ukahabariza ibishyimbo, ugasanga ni urujya n'uruza, abaturage bahahirana, ibintu byose biri kuboneka aha ngaha. Hari abashi bataza aha ngaha kubera ko isoko baryimuriye ruguru, aha ngaha ni icyambu cyo gupakirirwamo, kandi isoko ryemererwa gucururizwamo riri ruguru mu birembo. Gukura ibintu aha ngaha bijyana mu birembo rero usanga ari ikibazo cyongera amadepanse, ariko niba riri aha ngaha mukuri mutugira ubuvugizi rikaza aha ngaha nk'uko tuhacururiza, uko twacuruzaga mbere riri aha ngaha n'ubu ngubu nabitandukanye cyane. Ikintu dusaba leta kugeza ubu ni uko ishyira inshingano zayo mu bikorwa byo kuduha isoko rya Rugari, ikarishyira mu bikorwa rikaboneka, abahaha bagahahirana, abanyamahanga bakaza, n'abahatuye bafite ubushobozi nabo bagacuruza, rubanda rugufi narwo rugatera imbere mu mihahirane. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke nabwo buravuga ko umunsi iri soko ryubatswe hari ibibazo byinshi byadindizaga ubucuruzi bukorerwa i Rugari bizakemuka. Aba banyamahanga n'abandi bantu baza hano n'abavuye hanze y'akarere ka Nyamasheke bazaga bakabura kugira ngo barare ejo baze mu isoko, byabatwaraga umwanya bakajya kurara Rusizi, bakajya kurara Karongi, ariko ubu ngubu bazaba tuzi ko hafi aho ngaho abakurikiye iryo soko bazaza bakurikiye barare mu macumbi aho ngaho, bakore business zabo, bazi ko bahava bataha. Muri iryo soko ryubatse hazaba harimo akazi gasanzwe, harimo abakora isuku, hari abakora n'ibindi, infrastructure iyo zihari zizana n'ibindi. Hari n'abandi bacuruzi bazaza gucuruza, waje kugurishije inka ashobora guhitagura n'ibindi. Noneho na wundi waguze inka ntabura n'ibindi binagura, abonye byiza mu Rwanda akabijyana kandi bikaguma byinjiriza abantu. Ari amacumbi, ari inyuba, ari isoko, byose nibikereye akazi. Nkaba numva rero ari ibintu bishimishije. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke kandi aranasobanura icyo akarere kamaze gukora mu rwego rwo kwitegura imirimo yo kuzubaka isoko rya Rugari. Kugeza ubu ibimaze gukorwa twari twabyumvikanye ryahagombye kuba ryaratangiye umwaka ushize, ariko haza kubaho kunoza gahunda yo kunoza imiterere y'isoko, ariko ubundi twebwe nk'urwego rw'akarere twahagejeje umuhanda, twahagejeje amazi, twahagejeje amashanyarazi, kugeza ubu nta kibazo gihari. Ubwo ikintu gisigaye ni uko bemeranya kuri na World Bank ibyerekeranye n'isoko ko rizaba riteye n'imiterere yaryo, na feasibility study yararangiye no kuyinyuwinga, kandi tugiye no kubaka port izajya ku buryo abantu rizajya kurangira na poro yuzuye, ku buryo twizera ko ibikorwa byabo bimeze neza. Inkuru rero simbarirano, umushinga wo kubakira isoko urahari, urategurirwa mu mushinga Great Lakes Trade Facilitation Project uterwa inkunga na Banki y'Isi, ugakorera muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Nibyo Hagenimana Martin, umuhuzabikorwa wa SPIU
ahacungirwa imishinga yose ikorera muri Minicom asobanura. Iri soko rero rizaza rifitiye akamaro abacuruzi b'amatungo ari ku bacuruzi no ku baguzi, kuko rizaba ritanga uburyo aho amatungo azajya ajya mu byiciro bitandukanye, noneho kandi hakaba hari n'abashinzwe gupima ayo matungo, noneho n'ushaka kwambutsa inyama nawe hakaba hari uburyo izo nyama zishobora kubikwamo zikambuka mu buryo buboneye. Mu by'ukuri ni isoko rizaba rigezweho ritanga ubucuruzi bugezweho bitandukanye nuko twari dusanzwe dushorera inka tugapakira mu bwato. Ubu ngubu noneho tuzajya ducuruza izo nka, twazicuruza ari inka nzima zagenda ari inyama kandi muri buri bwoko bw'amatungo, kandi noneho n'ubuvuzi bwazo bwitaweho ku buryo tuvuga ngo hagiwe inyama zifite karite cyangwa se amatungo afite ubuziranenge. Inyigo yamaze gukorwa, inyigo yibanze ku bufatanye na Roda, tukaba rero mu by'ukuri ikikurikiyeho no gutanga isoko ry'umuntu uzubaka icyo gikorwa remezo, iryo soko. Ubwo iryo soko rigiye gutangwa mu gihe ibisabwa byose bizaba birangiye kugira ngo rwiyemezamirimo ruzaritsindira azahita atangira kubaka. Ni umushinga mu by'ukuri duterwamo inkunga na Banki y'Isi, amafaranga arahari. Nitumara kubona iryo soko rimaze gutangwa, ndi kuvuga rwiyemezamirimo uzubaka, imirimo izahita itangira. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ugiye kuza, turizera ko imirimo izaba igeze byibura nko kuri 50%. Gahunda yo kunoza ubucuruzi n'amahanga hagamijwe kongera umubare w'ibyoherezwayo, by'umwihariko kuri ubu bucuruzi bukorerwa ku mipaka u Rwanda ruhuriyeho na RDC, biragaragara ko ifitiye akamaro kanini akarere ka Nyamasheke n'igihugu muri rusange. Ni ngombwa rero ko butezwa imbere kugira ngo burusheho gutanga umusaruro. Iri soko rya Rugari by'umwihariko niryubakwa neza rigashyirwamo ibikorwa remezo nkenerwa, nta shita umutungo ryinjizaga uzikuba inshuro nyinshi nk'uko abaturage n'abayobozi babigaragaje.